Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiranye aho muri mu mpande enye z'isi, twizeye neza ko mumeze neza. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru idasanzwe mu Rwanda, aho hagiye gutangira irushanwa rya rudasumbwa cyangwa se icyo tuzi nka Mr Rwanda. Aha ngaha ikidasanzwe, abarenga 600 bamaze kwiyandikisha bifuza guhatanira ikamba rya Mr Rwanda. Nyuma yaho haciye ukwezi hatangajwe ku mugaragaro ko irushanwa rya Miss Rwanda ndetse hakamenyekana n'ibihembo bizagenerwa uzigukanira ikamba. Abarenga 600 bamaze kwiyandikisha. Ni inkuru rero yasakaye kuri tariki ya 20 z'ukwa mbere hari kuwa 4 2022 hagana saa 2. Ibi ngibi rero byatangajwe na Byukusenge Moise uhagarariye Imanzi Agency Limited. Iyi ikaba ari sosiyete iri gutegura irushanwa. Mu kiganiro cyihariye yaganiriye n'abanyamakuru, yahamije ko nibura abarenga 600 bamaze kwiyandikisha muri iri rushanwa rizatora Mr Rwanda 2022. Yagize ati kugeza ubu abarenga 600 bamaze kwiyandikisha. Icyiza kirimo nuko buri ntara yose ihagarariwe muri iri rushanwa. Byukusenge kandi yakomeje avuga ko muri iki cyumweru ari bwo kwiyandikisha bigomba kuba byarangiye, hagatangirwa igikorwa cyo gutoranya abazahagararira buri ntara muri iri rushanwa rya Mr Rwanda. Bitewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, iri jonjora ry'ibanze byitezwe ko rizaba hifashishijwe ikoranabuhanga. Yakomeje agira ati itsinda ry'abagize akanama nkemurampaka rigiye kwicara ritegure ibibazo bitandukanye ku buryo buri wese wiyandikishije tuzabimwoherereza, hanyuma yifate amashusho atwoherereze. Aya mashusho azatambuka kuri RBA, ikinyamakuru cy'igihugu cyangwa icyo tuzi nka Rwanda Broadcasting Agency. Hanyuma babandi bagize akanama nkemurampaka batoranye abitwaye neza kurusha abandi. Aba nibo bazajya mu mwiherero, aho tumenyereye nka bootcamp, yuko abangaba kandi aribo bazatoranywamo rudasumbwa uzaba yahize abandi n'ibisonga bye. Icyakora bitewe n'ingaruka za COVID-19, ingengabihe y'iri rushanwa ikaba yarahindutse. Byukusenge kandi yanavuze ko ibijyanye n'ingengabihe nshya y'irushanwa bizatangazwa mu minsi iri imbere. Biteganyijwe ko umusore uzabasha kwegukana ikamba rya Mr Rwanda azahabwa ibihembo birimo imodoka nshya yo mu bwoko bwa Toyota Celica n'icumbi ry'umwaka mu nyubako za Tom Transfers. Iyi modoka izahembwa Mr Rwanda ifite agaciro ka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe na Tom Transfer. Iyi akaba ari na kampani cyangwa se sosiyete yateye inkunga irushanwa rya Mr Rwanda rigiye kuba bwa mbere muri uyu mwaka wa 2022. Tubarekere rero gukurikirana imurikwa ry'imodoka ryabaye kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Kigali muri rompuwe imwe. Ntimucikwe rero, dusoje tukubwira ngo wowe waje bwa mbere ntugende udakoze subscribe, ukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubana natwe 5 mu biganiro dushyiraho ubibone uri mu ba mbere. Dusoje tubifuriza amahoro y'Imana, mukomeze kugira ibihe byiza. Hasta la vista.